Bene data bakunzi b'ijambo ry'Imana, turongeye turagarutse kugira ngo twongere twigane ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi mwiza kandi ni amahirwe ya kabiri twongeye kugira yo kugira ngo twongere twigane ijambo ry'Imana. Rero turabashimira mwebwe muhora mufite inyota yo kwiga ijambo ry'Imana, mushaka gushakisha mu byanditswe ngo mumenye icyo Uwiteka dushakaho. Uyu munsi wa none rero tuje kwigana icyigisho gishyashya kigaragazamo impano za mwuka. Impano za mwuka duhabwa n'Imana. Ariko muri iki cyigisho tugiye kubana nk'uko bisanzwe kuri uyu muyoboro wa RTV, muri kumwe nanjye Liberateur Jean Floribert na mugenzi wanjye turi kumwe Nigena Etienne. Tukaba ari twebwe tugiye kubana muri iki cyigisho, tubararikira kugira ngo izi mpano za mwuka buri wese aharanire kugira ngo azimenye, tumenye n'uburyo zitangwa n'uburyo tuzazikoresha. Ibyo byose tuzagenda tubyigira hamwe muri iki cyigisho. Rero mbere y'uko dutangira icyigisho cyacu, mutwemerere tubanze dusenge. Etienne, wadushyira imbere y'Imana. Reka duciye bugufiya tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uburyo uburinzi bwawe buba ku buzima bwacu buri munsi, ko bwije n'uko bukeye uhabwa icyubahiro. Kristo, reka muri uyu mwanya udasanzwe, mu masaha adasanzwe tugize yo kongera kubumbura ibyanditswe byera, reka Nyagasani nk'uko wasezeranye ko uzaduha umwuka wera akadusobanurira, azabane natwe muri iki cyigisho. Amasaha akiri butware yose umwuka wera abane natwe, kandi aduhitishemo kandi adufatisha imyanzuro ikwiriye, mu izina rya Yesu, Amen. Rero iki cyigisho cyacu impano za mwuka, ndagira ngo tuze gutangirana amagambo y'inkoramutima tuzazirikana muri iki cyumweru, ashingiye mu rwambere rw'Abakorino igice cya 14 ku murongo wa mbere. Ese tsiye naho hantu haratubwira ngo iki? Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ni igice cya 14 ku murongo wa mbere. Aravuga ngo mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Amen. Aha hantu Pawulo, urumva amagambo akomeye yatangiye abwira Abakorino. Yarabwiye ati mushimikire urukundo kandi mwifuza impano za mwuka. Ubwo gushimikira no kurushaka ni nko kuvuga iki? No kugira umwete, ego, gushyiramo imbaraga. Ndumva araho yari ari kwerekeza akoresha ririya jambo. Yabasabaga kugira urukundo cyane, ariko n'izi mpano za mwuka bakaba bagize iki? Bazifite. Ese mbere y'uko twiga icyigisho cyacu, ubundi impano za mwuka dusanzwe tuba tuzi mu itorero, kuko hano impano ya mwuka yavuze ngo cyane cyane ariko mwifuze guhanura. Ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana nyine nk'uko Pawulo yabivuze, ari kubwira Abakorinto, arababwira ngo mushimikire urukundo, maze nibarangiza kugira urukundo bifuze n'impano z'umwuka Imana itanga. Yego. Ariko yongeraho ngo cyane cyane kurenza ibindi bifuze guhanura. Twakibaza ngo uku guhanura Pawulo yavugaga kwari ukuye? Se burasi kwa kundi abantu bahora baduhanurira bakatubwira ati weho uzaba umusirikare. Oya, nitujya mu cyigisho neza turaza gusanga ko guhanura Pawulo yavugaga atari kwa kundi ko abahanuzi bitwa kwa abiyita abahanuzi muri iyi minsi, aza akadondobekanya ibintu bitumvikana ngo araguhanuriye. Nitujya mu cyigisho neza turaza gusanga guhanura gutandukanye n'uko ab'uyu munsi babivuga. Amen. Reka rero dutangire kugira ngo twumve icyo icyigisho cyacu kitubwira. Yego. Hari amagambo atangira atubwira ngo nk'uko bimeze ku mubiri w'umuntu, itorero ni rimwe ariko rigizwe n'abizera benshi. Yego. Icyo turakizi. Buri wese akaba afite uruhare, akamaro ndetse n'impano bitandukanye n'iby'abandi. Igihe izi mpano z'umwuka zikoreshejwe mu rukundo, zituma abantu barushaho kugira ubumwe bugaragaza imico iranga ubutatu bugize Imana imwe. Amen. Bivuze ngo mu itorero nubwo harimo abantu benshi, buri wese aba afite impano ye Imana yamuhaye zitandukanye n'izindi. ubu ngiye nshobora kuba ndi kubwiriza,
ariko hari undi ushoboye kugira iki kuririmba. ngiye kuririmba byarananiye. we kuririmba byarakunaniye na soprano utazi ibyo ari byo. ariko ibyo Imana ikintu iba ishaka kwigisha abantu, iba ishaka kugaragaza ko nta muntu ku isi udafite ikintu amariye undi, pe hatazagira uwishyira hejuru yuko hari ibyo arusha abandi. kuko niba uyu munsi koko nk'uko bivuze nshoboye kuba nakwigisha, hari undi muntu uba utabishoboye, ariko nawe aba afite icyo ashoboye nawe utashobora. yego, buriya rero niyo mpamvu mise nibuka ya ndirimbo ya Ambassador ivuga ngo urunana dufatane urunana, basobanuramo uburyo sima nubwo ikomeye itabasha kubaka inzu yonyine, bashyiramo n'umusenyi, kandi umusenyi uroroshye cyane, ariko byafatana bikabyara beto cyane. buriya ni nako mu itorero biba bimeze. Amagambo akurikira atubwira ngo iki? muri iki cyumweru tuzasesengura amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino mu gice cya 12 kugeza mu gice cya 14. nicyo cyigisha ku mpano za mwuka. Amen. uyu mugabane ni igice gito cy'ikigwa kigari, aho Pawulo avuga iby'inyifato umukristo akwiriye kugaragaza mu by'iyobokamana. Amen. ikintu cya mbere gishishikaje Pawulo kirebana n'umuvurungano uboneka mu materaniro. igisubizo atanga kuri iki kibazo ni uko itorero ari umubiri ugizwe n'ingingo zifite imimaro itandukanye, ifite uruhare mu gukomeza umubiri wa Kristo. muri make Imana yahaye itorero impano za mwuka kugira ngo ziteze imbere ubumwe binyuze mu budasa. Amen. aka kantu wakumvishe, mu itorero harimo impano nyinshi zitandukanye, ariko zose zirashaka kugira ngo itorero rigire ubumwe n'ubudasa. ariko ikindi bagarutseho n'uburyo muri ayo materaniro abakristo uko bagomba kwitwara. Pawulo yashakaga gucyaha ibintu ahari bishoboke ko mu gihe cye mu materaniro yabaga ariho bishoboke ko habaga harimo ibintu by'umuvurungano. Mwese se ubibona ngo hari harimo ikibazo cy'umuvurungano mu itorero, kuko umwe yaravugaga ati ngenda hanura ubwo nta wundenze, undi ugasanga ubwo aririmba neza kumva yuko nta muntu umurenze mu itorero. kandi izo mpano zagakwiye gufatanya zikubaka itorero rigakora. rero gushidikanya ko Pawulo afite mu bitekerezo bye ikibazo cyo kwirema ibice yari yavuze mu bice 4 bibanza by'urwandiko rwa mbere rw'Abakorino, aho igisubizo cyo kubura ubwumvikane mu bagize itorero ari ubumwe muri Kristo. Amen. kuba mu itorero haragendaga havukamo ibice, buri wese avuga ati nk'uko twabibonye mu bice bya mbere, bamwe bavuga bati ngiye nabatijwe na Paul, undi nabatijwe na Paulo. iki kibazo rero igisubizo cyacyo twabonye ni ukuba umwe muri Kristo. cyane niho hari igisubizo cyabyo. dukurikije ibyo Pawulo avuga, ubumwe muri Kristo na mwuka nibwo buryo rukumbi bwo gukemura ikibazo cyo kwirema ibice. Amen. kuri aya magambo y'uyu mugoroba ni amagambo akomeye tugomba gukuramo icyigisho. Yego. kuko niba batubwiye ko nta handi tugomba gukura kumvikana, haba mu miryango iwacu, haba aho ariho hose tugerageza kuba twaboneka, nta handi tugomba gukura kumvikana usibye kuba turi muri Kristo. nibyo byabasha gukemura amakimbirane abantu bajya bagirana. Amen. rero ndumva rero tudatinze, ejo tuzakomerezaho izindi ngingo zidusobanurira iby'izi impano za mwuka wera, aho tuziga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo impano z'uburyo bwinshi. hano twari turi nko muri introduction cyane itangira icyigisho cyose. urumva barasa n'abadukumbuje kugira ngo tuzige dusobanukirwe uburyo tugomba kwitwara turi mu materaniro, uburyo tugomba kwifata hagati ya bagenzi bacu n'abandi, uburyo buri wese mbega agomba kuba ashyira mugenzi w'imbere. Amen. urumva ari aho ngaho aya magambo y'umugoroba yatwerekezaga. rero ubwiza impano ndizera yuko buri wese azasoza iki cyumweru yabashije kuzisobanukirwa, yamenye izemewe gukorwa mu itorero n'uburyo zigomba gukoreshwamo, ariko zose tuzagenda tuzirebaho. gusa reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe muri iki cyigisho, tubasaba yuko mwakomeza gukurikira n'ibindi byigisho kugira ngo murusheho
kumenya byinshi ku ijambo ry'Imana. Reka nanone nk'uko twatangiye dusenga dusoze dusenga, reka twubashye Imana dusenge. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Wabanye natwe muri iri jambo. Izi mpano za Mwuka Wera turazikeneye, turifuza zimwe muri zo kandi nizo dufite Mwami, uduhe kuzimenya, uduhe kuzikoresha neza mu izina rya Yesu, amen.